The Zoom TV 24. Ngira ngo nkuko mubibona The Zoom TV 24 ahangaha dufite umutumirwa utangaje utandukanye n'abatumirwa bose twigeze dutunga mu minsi yashize. Turi kumwe n'umuntu w'umukomediye n'umunyarwenya ukomeye. Banze twibwire. Murakoze cyane nitwa Emir Rwanda ariko ku mazina niswe n'ababyeyi nitwa Rukundo Emmanuel. Nkabanuye Kaciro nkaba ndi umukomedian ariko si ibyo gusa mfite n'ibindi byinshi nkora. Emir Rwanda byaturutse. Emir Rwanda cyambere nge ndi umunyarwanda. Cyo nicyo cyambere cya kabiri nuko nkunda igihugu cyane ngomva ko ngomba kucyitirira. Emi ni kibundi cyakubwiye ko uri umukomedi. Ngewe se n'ubundiwe. Nuko mbyiyizi uko ndo nyine ubikonfirma byagenze. Nawe numero aruzi ko ndi umukomedi. Ngaho nyereka ko uri umukomedi. Nese nkubaze. Mane urabona mu gihugu turimo bavuze ko bibujijwe kunywera itabi mu ruhame. Sibyo kandi urabizi ko na Ministeri y'Ubuzima dusaba ngo twirinde kunywa ibiyobyabwenge cyangwa twirinde sida. Sibyo sida niba yiboneye agakingirizo sigahari karahari ariko ugasanga iyo ni sida ifite agakingirizo ariko umwotsi nta gakingirizo urabona. None se ngiye ikintu nakwisabira Ministeri y'Ubuzima basabye agakingirizo umuntu unywa itabi bagakoze muri make umuntu unywa itabi sibyo akazajyaho kugira ngo amwotsi ahohereze mu bantu akajya awupuriza muri ka gakingirizo akawugendana yagera hagera akawushugunya nawe yaba yikingiye. Ibyo bintu mba byakorwa mu buhe buryo? Byakorwa ese ko bakoze agakingirizo katurinda sida cyangwa se kabanga bakoze agakingirizo k'izuba ni gute kunywa. Uyu munsi umuntu agwaye nk'ikiraka cyo gukora ko gakingirizo umva wagakora mu bihe bintu? Ibintu nagakoramo n'ibyishimo ntazana n'ijerekani n'umufuniko mani nkajya ndinywa narangiza ngapfundikira nkawugendana. Ufite umukunzi? Mwana icyo kibazo muri Kigali wagira umukunzi? Oya nabakunzi kuko ndavuga ufite umukobwa mukundana? Mwana umukobwa dukundana ni benshi. Ni benshi. Ufite nk'abangahe? Ufite nk'abangahe? Ubuse nkumajije umubare w'imyambi ba mu kibiriti wayimenya. Tuvuge ko abakobwa mukundana bangana nk'imyambi ba mu kibiriti. Ubundi abakobwa bose baba mu gihugu n'abashiri banje. Ushingira ku kisa? Bose n'abashiri banje bose turakundana. Bose murakundana. Emi wenda dushirireho nk'akajoke watangiranye 2019. 2019 kari kagezweho na ka Miss Rwanda. 2019 murabizi ko twari turi mu gihe cya Miss Rwanda. Kubera ko nye rero nari nshyigikiye Josiane haraho nari nicaye nyine bansanga nari nibereye numvishije ko Megan yabaye Miss. Ndavuga ati njyewe ngo ndumva Josiane tabaye Miss. Ako niko natangiranye. Ese waje kuhavute kumbona uyu munsi turi kumwe? Uyu munsi njyewe uyu munsi kuba turano nuko naje kuba ikiganiro ariko ndasubira handi nayo nice. Ni uwe muhanzi mu Rwanda ujye gutangaza? Makoni Koshwa. Makoni Koshwa niwe muhanzi nabonye wambara imyenda ntimufate. Kubera iki se? Ahubwo se urebye Makoni Koshwa ubona pima nk'ibiro bingahe? Makoni Koshwa ubu se muri 2008 nameruka rega twagiye kwipimishanyiriza hamwe man. Kigiye narakana nari mfite nk'imyaka nk'8 Makoni Koshwa afite nka 80. Ahubwo uramuniga uyu munsi Makoni Koshwa mu bantu nzi barambye nk'ibyiyoni. Utarambye nk'ikiyoni? Makoni Koshwa arambye nk'ikiyoni. Azo nkabura nko mu bahanzi b'abanyarwanda kazi n'inkande watereta. Waririmbye ibyatsi. Waririmbye ibyatsi kubera iki? Nuko aza akamaro k'ibyatsi. Bivuze ngo nawe uri umwe mu bantu ibyatsi bifite akamaro. Hoya ibyatsi rega pasi naje ariko naramushatse ngo maze ubundi ibyatsi waririmbye kucyagera akavuga ngo ibyatsi kuseta avuga ngo abacoma ibyatsi. Yavuze ibyatsi we wumva iki? Wetuma nandukira buri yarabizi. None se reka mubaze ubundi pasi ubundi reka nkubaze ngewe sibyo ngiye nka Emir Rwanda kandi uzanshaka ubundi ukunda ibyatsi kuki utavuze ibyatsi uvuge ngo abantu bacoma ibyatsi cyangwa ngo abantu ukavuga ibya byatsi no kubera iki? Ushatse kuvuga ko akunda iki? Akunda ibye. Oya wiseka navuze ibyatsi. Bisubiremo neza. Oya akunda ibyatsi. Pasi ndakubeshye kuko atakunda ibyatsi ntago yaba yararirimbye ibya byatsi.
ibyo byose turacyari ku muziki wo mu Rwanda ukurikirana umuziki wo mu Rwanda sibyo ni uwuhe muhanzi iyo muhuye yambaye uvuga ati kasi uyu muhanzi nawe bazamujyane mu ishuri ryo kwambara umuhanzi wambara nabi yes mwe mwese mukurikiye The Zoom TV umuhanzi wambara nabi mu gihugu wambara nabi Ama-G The Black yambara nabi The Black yambara nabi ucingira kuki uvuga ko Ama-G yambara nabi Ama-G yambara neza oh yeah man ubuse yambara nka Bruce Melody man Ama-G yambara nk'umuraperi oh yeah nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi.